yajyaga tugenderera hano mu rugo akagashaka ko nsinye mu mugabo wanjye ngo turyamane. Yajyaga gusambanya. Nkabyanga ashaka ko cyo cyatumye amukura kuri iyi si. Niyo mpamvu akwiciye umugabo. Niyo mpamvu yaniciye umugabo. Uramubonye. Nakoranaga ndamubonye ndi kumubona. Ubwo umureba rero nawe urabireba. Si nguyu. Ubwo umureba. Uyu mugore niwe ngiye kubaza ibibazo bikeya. Uyu muntu tubonyemo hano bavuga bigaragaye ko ari wowe waguhemukiye. Uravuze ngo yaraguteretaga? Ajyaga ashaka yuko turyamana yakoranaga n'umugabo wanjye. Akashaka ko muryamana ufite n'umugabo ariko. Ngo muce nyuma cy'umugabo wanjye dukora imibonano. Abyanga. Ukabyanga. Ibyo byonyine bigatuma umuntu ahita yicundi. Ubwo nicyo yamujijije ko nta handi tuziranye. Bivuze ngo iyo muryamana umugabo wawe yakaba yakiriho. Ubwo iyo muhaye ari kuba akiriho ubwo nicyo twapfuye. Kuko yagiye ampatiriza kenshi. Karabaye. Okay, reka mbasuza cyane abakunzi mwese ba Five Guys TV ndetse komeze fresh cyane meze muteho muri rya no kwisi. Ndabasuhuje rero abagize impande enye z'isi, especially abanyarwanda mutuye hano mu gihugu n'abatuye hanze yacyo. Uyu mugabo mubonye aza gutya mu birere abatwinjije mu rugo rw'umuntu twireberaga tuza kureba icyari kimuzanye, dusanga no umudamu ngo yaraje kureba amutumyeho, ariko uburyo yajemo ntabyo ngaruka mwabibonye. Turagira ngo tumenye amakuru y'abano bantu turi mu rugo rw'uyu mugore muri kureba. Mada, ugiye kutubwira amakuru yawe wiyegereje mikoro, unatubwira uko witwa muri aho kwanza? Ndakomeye. Witwa nde rero? Nitwa Mukankusi Aliberata. Mukankusi Aliberata, igira gutya rwose tumurebe mu maso. Ikibazo kiri muri urugo gitumye uyu mugabo aza kuri rutemikirere y'inyarwanda igiteye giti abari we duheraho. Apfushije umugabo mupfusha amarabira avuye mu kazi akigera mu muryango abayikubise hasi. Yari yagiye mu kazi ari muzima atarwaye. Byabaye nka ryari? Byabaye ku mugoroba ku itariki nka 29. Yego. Ni mugoroba avuye mu kazi. Avuye mu kazi. None uyu uje aguruka aje mu bikirero, aje kuzura uwapfuye? Herekera muhamagara kuva icyo gihe biba naramuhamagaraga nkamuhamagara kugira ngo mbashe kumenya umuntu waba aranyiciye umugabo kuko yararozwe yaragiye ari muzima. Yego. Kubw'amahirwe ngiye kubona mbona ngezeho. Yego. Abantu mudukurikiye muri kureba iyo foto imanitse hejuru ku gikuta niyo ya nyakwigendera. Reka dusuhuze uyu mugabo w'ikoti ry'umukaratsiri ntamwegereye rwose. Musuhuza mubaza ngo bimeze bite nyakubahwa amakuru ya? Amakuru yanjye ni meza. Duhere kuri buriya buryo mumuje mo rero. Buriya n'umurage ni gakondo. Yo mbangutse ni kurangenda. Ikurugenda. Ujya utegaho nk'ikinyabiziga wenda moto cyangwa ikindi kintu kigutwara icyuma. Ni rimwe na rimwe yo ntagiye gutabara nk'uko nguko kuko nshobora gutega hagiye umuntu ubona namuteze mfite ibintu njya nkoresha ntifuze ko nyajya mu modoka yiwe. Yego. Ngakoresha aka kantu kayengendaho. Nanjye ntwaye imodoka ufite bino bintu sinakwemera kujyamo rwose singiye kuko abantu benshi nagiye bemera ko njya mu modoka yawe. Ubwo tugiye gufatiraho ubundi muzosanga abantu batemera ko ngo ushobora kumenya umuntu wa guhemukiye cyane cyane amarozi bamwe barayemera abandi ntibayemera, ariko twasanze amarozi ko byarinda kose abaho twiba tubibona hirya nino hagiye hatandukanye. Ni igiki uje kufasha
uyu mubyeyi wabuze umuntu wiwe. uyu mubyeyi rero yarampamagaye ampamagara ambwira ko yapfushije umugabo. nawe ntabwo ndi guhita mboneka ariko kujya mpaguruke nta matiki uzanyohereza amatiki. ambwira ko yapfushije umugabo ndavuga nti rero kujya mpaguruke uzanyohereza 500 mpaguruke nzava ngo nkweretse umuntu wakwiciye umugabo. Ubu nibyujemo nibyo byanzanye kuya mwereke umuntu wamwemukiye. natangiye kukuvugisha ntakubeje amazina yawe, ubundi mazina yawe ni witwa nde, ukomoka he, tubonye uza kuri ariko tuzazi uturutse. ngiye nitwa Ntamushobora Venuste nkaba nturuka ku Nkombo naho mvuka aho bita mu Mparwe mu karere ka Rusizi. Yego ubu niho uturuka niho naje rero si ikinyabiziga kuri ngiye ni ikinyabiziga cyanjye utazi uko bimeze nyine nawe wambonye uko naje mfite uko mbyitangira ariko ni ikinyabiziga kuri nge.